akuzwe. Tugendane na Kristo nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze yacu ya Byumba. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ndi kumwe namwe kuri uyu munsi, mukaba mwaradutumiye n'inzego bwite za leta, ariko by'umwihariko kugira ngo mumfashe dushimire abambanjirije, yaba ari abishimije yubile y'imyaka 25 babanye, imyaka 50, ariko n'abavandimwe bamaze imyaka 25 babanye mu rugendo, ndetse nuko umuvandimwe abivuze n'ibyo bahuye nabyo, ariko bakakomeza kubana bakabagejeje igihe bakiri kumwe. Nimufashe tubashimire. Nagira ngo kandi mumfashe dushimire abageni ba Kristo. Umuvandimwe wacu yaje ahangaha atugaragariza urugendo yakoze imyaka 25 abayeho, yarareze abana, niyandavure niyandarike, nuko yafashijwe na Kristo. Nawe nimufashe tumushimire. Nagira ngo kandi ashimire aba bana bacu, urubyiruko baraduhanuye pe, yaba ari tw'abakuru, yaba ari abubatse, yaba ari abatubatse, urubyiruko abana. Ndagira ngo aba bana bacu ubumenyi bafite ndetse n'ubuhanga bagaragaje ahangaha mu kudufasha kugira ngo dusigasire umuryango, duhereye kuri aya mashyiga 3, nabo nimufashe tubamashyi. Mu by'ukuri rero nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze yacu ya Byumba, ndagira ngo mu izina ry'akarere ka Burera no mu izina ry'abaturage nyoboye, ngira ngo mbashimire cyane kuko mwaje kwifatanya natwe nubwo ari muri Diyoseze muyobora, ariko by'umwihariko mukaba mwadufashije kugira ngo duhure tungana gutya, cyane cyane ku nsanganyamatsiko yashimishije cyane igira iti tugendane na Kristo, soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Ariko nanone bakaba badusabye nk'ababyeyi, mubyeyi w'umukristo, gira uruhare rwawe mu kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana bato. Nimufashe tubashimire ku insanganyamatsiko. Ndanabizi neza nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze yacu ya Byumba yuko nanone turizihiza umunsi mukuru w'umuryango mutagatifu w'i Nazareti wa Yesu na Mariya, Yosefu na Mariya. By'umwihariko ngira ngo nabyo bashimire, kuko ngubu nabwo turi mu rugendo rw'inzego bwite za leta zo kugira ngo dushyigikire natwe umuryango soko y'ubumwe, isoko y'amajyambere, kuko uko turi ahangaha twese twavukiye mu muryango cyangwa turi mu muryango. Ndagira ngo mushimire nanone nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Byumba. Mu by'ukuri twese hamwe turazirikana urugendo rwo kubaka no guteza imbere umuryango wacu. Turashimira kandi Imana kubw'ubuntu n'umugisha ikomeza kutugaragariza kugira ngo tube turiho tugejeje igihe. Turimo gusingira impera z'umwaka, dusigaje iminsi ngira ngo 3, ariko by'umwihariko turashimira Imana yaturize buri wese aho ageze ku myaka afite. Niyo twakagombye gushimira cyane, mushimira Imana n'amashyi menshi y'impundu. Tuzi neza ko umuryango ari ishingiro ry'ubuzima bwacu, ni inkingi ya mwamba y'imibereho myiza. Dukwiye kubaka umuryango wubakiye kuri Kristo we soko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Umuryango ugomba kurangwa n'urukundo, ubufatanye n'ubworoherane, nk'uko abavandimwe bacu batubanjirije babivuze. Ndagira ngo bakristo beza ba paruwasi ya Bungwe n'abandi mwese mwaje kwifatanya natwe,
subire mu magambo nyakubahwa Jeannette Kagame yagarutseho ku byerekeranye n'umuryango mu nyandiko ye ivuga ku muryango twahawe ejo. Ngira ngo rwose nari ndimo kubwira nyiricyubahiro Musenyeri uvuga ngo koko Imana ihora itureberera kuba twatekereje kwizihiza uyu munsi w'umuryango, ariko nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame akabigarukaho. Ndagira ngo mvuge ibyo yavuze. Yagize ati nibyo koko abayobozi b'igihugu ab'amadini hari byinshi bakora ngo bagerageze gufasha abantu kugira ngo ingo nziza zirangwe n'umunezero, ariko kuko buri muntu afite ubushobozi bwo kwihitiramo ibimubereye, ni ngombwa ko nawe ahitamo kandi agaharanira kubaka urugo rwiza rwuje urukundo. Ibi bireba kandi abakuru n'abato bose hamwe. Iryo ni ijambo nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame yagarutseho ku byerekeranye n'umuryango, kugira umuryango, ariko n'amagambo maremare aho agaragaza yuko urubyiruko kubera ukuntu ingo zisigaye zifashe kuri iki gihe, harimo n'urubyiruko ruhitamo kudashaka kubera imiryango yitwara nabi, ariko twabahawe ubuhamya n'inyigisho. Nizera yuko uburyo twaboneye ahangaha urubyiruko rwacu n'abana bacu bafite inyota yo gushaka, ariko bagashaka igihe kigeze, sibyo hari. Uyu munsi rero dufite umwanya wo kwishimira ibyiza twagezeho, ariko kandi ni igihe cyo kwibaza ko ibyo tugomba gukomeza gukora kugira ngo twubake umuryango mwiza wuzuye ubumwe, umuryango wuzuye amahoro, umuryango ufite ubuzima bwiza. Turasaba abakiri bato gukomera ku ndangagaciro z'umuryango, ariko nanone ababyeyi nkabasaba kugira ngo izo ndangagaciro abana bacu bazagira twebwe tugomba kuzibaho, twebwe tugomba kuba bamune neza bandebereho, tukaba umuryango mwiza. Ngira ngo mugenzi wacu waje gutanga ubuhamya umaze imyaka 25 yubatse yatubwiye uburyo yashatse, ariko agahura n'ibyombi yuko yakundaga gusoma agasinda, ntamenye uko urugo rumeze, ariko nanone niyubahirize ihame ry'uburinganire cyane cyane no ku micungire y'umutungo w'abashakanye. Ese twebwe mu rugo rwacu abagore n'abagabo twubatse tumeze gute? Ese twubahiriza umunsi twajyaga gusezerana? Turabizi ukuntu twarahiye yuko nzagukunda haba mu bibi no mu byiza, situbyibuka twese. Kongera dusubize amaso inyuma kugira ngo koko umuryango mwiza, umuryango ushoboye kandi utekanye, natwe urangwe iwacu. Ababyeyi rero dufite inshingano zikomeye zo kurera no gutoza abana bacu indangagaciro z'ibanze mu muryango, kwita ku bandi, gukunda igihugu, gukunda kiliziya nk'uko ahangaha duhujwe na kiliziya Gatolika dusengeramo, ariko hari n'abandi batumirwa baje, ariko twongere dusubize amaso inyuma turebe yuko indangagaciro igihugu kitwigisha cyangwa se paruwasi, diyoseze, imiryango remezo, santarare aho dusengera hose twumve yuko tuzubahiriza. Tugomba rero kubahiriza inshingano zacu nk'abantu, tugerageza kubaka umuryango ukomeye, kuko umuryango w'umuntu umwe ni intangiriro y'umuryango mugari, igihugu bityo n'isi izagera ku mahoro arambye. Mu rwego rw'akarere kacu ka Burera twibanda ku kongera imbaraga mu gukorera hamwe, gufatanya no gushyigikira ibikorwa by'umuryango mu buryo bwose bushoboka, nk'uko padiri mukuru wa paruwasi ya Mungu yabigarutseho. Nk'akarere kacu ka Burera turafatanya muri byinshi, ngira ngo mumeze mbashimire cyane kandi tuzakomeza, kuko umukristu wa paruwasi cyangwa diyoseze niwe muturage wacu. Twese rero tumuhurizaho, izo mbaraga zose nitukomeza kuzihurizaho ntashita umuryango uzamutekanye. Birakenewe cyane kandi ko dukomeza guteza imbere imishinga ifasha kuzamura imibereho y'abaturage bacu, tugaharanira ko buri wese ahabwa amahirwe angana yo kubaho neza. Bavandimwe bakristu beza, nk'umuyobozi
nk'umuyobozi w'akarere ka Burera ndahamya ko tuzakomeza gushyigikira ibikorwa byose by'umuryango, dushyigikira imishinga y'uburezi dufatanyamo na diyoseze ya Byumba cyangwa se na paruwasi ya Bungwe, dushyigikira imishinga y'uburezi, ubuzima n'iterambere rirambye. Ibyo byose dufatanyije nk'umuryango bizatuma tugera ku ntego nyinshi, tukaba igihugu gikomeye kandi cyizewe ku rwego mpuzamahanga. Ndashimira kandi iki gikorwa cyiza cyo gushishikariza ababyeyi kugira uruhare mu kurwanya imirire mibi n'igwingira. Bakristo bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko akarere kacu ka Burera ntabwo dufite ikivugo cyiza. Ni akarere aho ubushakashatsi bushingiye ku mibereho, bishingiye ku buzima n'imibereho myiza. Akarere ka Burera ubushakashatsi bwakozwe muri 2019-2020 mu byerekeranye n'ubugwingire twari kuri 41.6%. Murumva ko twari ahantu habi, ariko nkurikije bakristo bavandimwe bana bacu, urubyiruko muri aha ngaha, ababyeyi muri aha ngaha, ndizera nashidikanya ko uburyo twajyanyemo twese iki kigeranyo kizamanuka. Ariko se mu minsi isigaye ngira ngo ubushakashatsi bushingiye ku buzima n'imibereho myiza buzatangira mu kwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu ngira ngo imirenge twarayigaragaje bazasura ndetse n'umudugudu n'akagari. Ndagira ngo rero bavandimwe muri aha ngaha dufatanye twese duhagurukire kugira ngo twite ku bana bacu, kuko mpagaze aha ngaha kubera ko nize ngakura neza singwingire. Sibyo bana bacu, sibyo babyeyi, nkaba n'umuyobozi w'akarere. Nanjye ndishimira yuko abarimo kubyiruka ejo zasaza, hakenewe umuyobozi w'ejo, hakenewe musenyeri w'ejo, hakenewe padiri w'ejo, hakenewe n'abandi abarezi benshi. Ariko kuba icyo kigero dushobora kukigeraho nuko tugomba gukura neza. Iyo umwana yagwigiye aba yaragwigiye mu mutwe, aba yaragwigiye mu mvamutima, niba utishima, aba yaragwigiye mu gihagararo, aba yaragwigiye mu mibereho ye n'abandi. Ndagira ngo rero iki gikorwa cyerekeranye no kurwanya imirire mibi n'igwingira tugihagurukire twese. Umubyeyi nasama yikurikirane, avuga ati umwana mwite ngomba kumukurikirana, akavuka neza, akarerwa neza, muri ya minsi 1000 y'ubuzima bw'umwana tukayikurikiza, bityo tukagira umuntu muzima, umuntu uzira imirire mibi n'igwingira. Akarere ka Burera kandi dukomeje gukangurira imiryango gufata ingamba zo guhangana n'imico mibi iri mu rubyiruko, cyane cyane ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu urubyiruko babivuze, turi akarere kegeranye n'igihugu cy'Ubugande, aho badakumira ku byerekeranye n'ibiyobyabwenge na kanyanga. Ariko ngira ngo mu minsi ishize za kubasura njya mu kagari Kabushenya Kashangi, epfo y'ingiyi ni Gashangi cyangwa ni Bushenya, murakoze cyane. Aho nageze ngira ngo inama yitabiriwe n'Abagande, hazabona chairman w'Ubugande, aratubwira ngo bo kanyanga barayinyweye ngo barayihagira bica, ngo none ngo basigaye bayenye bakaza kuyicuruza mu Rwanda. Ngira ngo meya w'Akabare yarabimbye, arambwira ngo nyakubahwa meya ngo waretse ngo iyo kanyanga tukayicuruza mu Rwanda, ukareka abaturage bakayibika bica ngo bakayireka. Ndamubwira ngo ntabwo bishoboka, abaturage banjye bapfuye se nayobora iki bavandimwe bazakristo beza? Ndagira ngo mbabwire ko kanyanga ari ikiyobyabwenge, irica, imunga ubuzima, igatera indwara zitandura, harimo indwara y'umutima cyangwa umuvuduko, diabete, indwara z'impyiko, ubuzima bukamera nabi ku buryo nubwo tuzapfa ariko ufiburagiye. Ndagira ngo mbakangurire rero kanyanga tuyireke. Muranyemereye? Kanyanga tuyireke, n'ubundi ni ikiyobyabwenge, itakaza amafaranga, ugasanga ugiye kuyigura, umuryango ntutekane nk'uko mugenzi wacu yabivuze, ukuntu yahuye n'icyogi cy'ubusizi. Ibyo ari byo byose ni kanyanga yavaga. By'umwihariko rero dukangukire kurwanya kanyanga, turya indyo yuzuye, ariko by'umwihariko indyo yuzuye mu muryango, duhereye ku mwana mutoya kugira ngo tumurinde imirire mibi n'igwingira.
ya jenoside, kwamagana abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kwirinda amacakubiri ayo ari yo yose kugira ngo twimakaze gahunda ya dunia Rwanda, ubumwe bwacu bukomeze buturambe imbaraga zacu. Ndashimira rero soza buri wese ukomeje gutanga umusanzu wo kubaka umuryango uhamye, umuryango utekanye kandi ushoboye. Uyu munsi akaba ari wo wari umwanya wo kugira ngo twongere twisuzume, dushimira cyane nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyoseze ya Byumba ndetse n'abateguye uyu munsi mwese, kugira ngo koko umuryango ubusoko y'iterambere, ubumwe, ubwiyunge n'umuryango koko ushoboye kurera abana babyaye. Ndagira ngo rero soze iri jambo bifuza gukomeza kugira iminsi mikuru myiza Kristo watuvukiyemo, atubere koko isoko y'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Bifurije kandi kuzagira umwaka mwiza wa 2025, uzababera umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro, umwaka muzaboneramo ibyo mwifuza byose. Murakoze, Kristo akomeza abaha umugisha. Amashyi menshi cyane, amashyi n'impundu umuyobozi w'akarere.